intwaro twakoresheje ni uko buri gihe twahuriraga ahantu hari abantu benshi. Linda Prey aragira ati impamvu ndi kubyibuha nashimye urugo, ni ukuri nashimye umugabo, naho abafana bakagira bati ahubwo impamvu uri kubyibuha ubanza hari mu nda harimo akabebe cyangwa si ubanze rwose ugiye kwibaruka hungu nakobwa. Nanjye icyo mbifuriza aka kanya ni ukuri muzabyare hungu nakobwa kubera yuko couple yanyu turekuna ndetse kandi mwatubereye urugero rwiza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka y'ino couple cyangwa si tugiye kurebera hamwe byinshi byagiye biranga urugero rw'urukundo rwabo bakomeje kugenda batangaza cyangwa si bahishura ibanga bakoresheje kugira ngo urukundo rwabo rukomere cyane. Mbere yuko rero mubwira inkuru y'urukundo rwabo reka mbanze ngubaze akabazo gato cyane uri buze kunsubiza ucase muri comment. Ese wowe ku ruhande rwawe kuryamana mbere yuko mukora mariage cyangwa si mbere yuko mubana byakangiza urukundo cyangwa ku ruhande rumwe byakubaka urukundo? Uze gusiga igitekerezo cyawe. Gusa ngiye ko mbyumva ku ruhande rwanjye rwose ibyo ngibyo ntabwo bikenewe cyangwa si nabwo biri ngombwa mbere yuko mubana cyangwa si mbere yuko mwubaka urugo, cyane yuko akenshi bishobora gutuma nyine umwe atakariza mugenzi wiwe ikizere cyangwa si atongera kumwizera na gato. Tutizimbye mu magambo rero noneho reka twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina naguteguriye kuri uyu munsi. Ubundi byose bijya gutangira cyangwa se Linda Prey ajya kwigishwa gukunda yatangiranye na Zaba Miss Decor. Uyu nguyu Zaba muramuzi mwese cyangwa si nta muntu umwe utamuzi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Dore yuko Linda ajya gutandukana na Zaba abantu benshi byarababaje cyane. Wakabose noneho ubundi Linda Prey yaje gukundana na Zaba gute bahuye? Ubundi Linda Prey na Zaba bagiye gukundana akenshi bahuriye mu gice cya entertainment cyangwa se mu gice cy'imyidagaduro aho umwe yakinaga filimi n'undi akina filimi, nuko biza kurangira bakundanye. Ahagana mu mwaka wa 2022 Zaba ndetse na Linda baje gutandukana cyangwa se baje kuba bahagarika urugendo rwabo rw'urukundo. Nyuma y'uko rero Linda Prey atandukanye na Zaba ntabwo twigeze twongera kumwumva mu rukundo cyangwa se yakomeje kugenda atangaza yuko ari single ndetse kandi adafite umukunzi nyine adafite na gahunda yo kongera kwinjira mu rukundo vuba. Nyuma y'ibyo byose ariko abafana ba Linda Prey ndetse na Zaba bakomeje kugenda bamwereka yuko rwose babajwe cyane cyangwa si batewe inimba no kuba baratandukanye cyangwa si no kuba batagirana communication. Ariko Linda Prey ibyo byose yabirenzaga imboni nagire icyo atangaza cyangwa si akinda kuba yabivugaho ibintu byinshi. Nyuma yo kubwira rero muri make story ya Linda Prey ndetse na Zaba ngiye ubwira noneho ese noneho Linda Prey yaje kongera kuba yasubira mu rukundo gute cyangwa si byaje kugenda gute nyine kugira ngo ahuri n'uwo twita Irene Christian. Ese ubundi Linda Prey yaje gukundira iki cyane nyine Irene Christian kandi tuzi neza yuko Prey nyine ari umustar ndetse kandi akunzwe n'abagabo ndetse kandi n'abadiaspora batari bake cyane. Ndaje nkubwire byose cyangwa se ndaje mvuge byose naciye ku ruhande. Si ibyo gusa kandi ndaza kukubwira noneho ikintu cyakomeje urukundo rwabo cyangwa se icyo batangaje cyabafashije kugira ngo nyine bagire ku ntego yabo cyangwa se kugira ngo urukundo rwabo rurambe cyangwa se kugira ngo rukomere uyu munsi tube tubazi nk'ikupure dukunze cyane hano mu murwa cyangwa se hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nge sinatinya kuvuga yuko ino kupure niyo ya mbere ikunzwe mu murwa, ikindi cya kabiri niyo couple ya mbere irenze ikundana birenze kurenza uko tubitekereza cyangwa si uko twebwe tujya tubyiyumvisha. Ubundi byose iyo bigiye gutangira abakobwa nimwe mu bitangiza. Linda Prey yagize gutyanika ku rukuta rwe rwa Instagram agira gutya rwose afata agafoto ari kumwe n'umusore arandika ngo today I'm in love, uyu munsi ndi mu rukundo, uyu munsi nabonye umukunzi mushya, uyu munsi rwose noneho ubanze narabonye uwanjye cyangwa si ubanze narashimye urukundo, ubanze narabonye umugabo. Nyuma y'uko Linda Prey yanditse ibyo byose ku rukuta rwe rwa Instagram abanyamakuru nabo ntabwo bahatanzwe kubera yuko batangiye gufata amakaye ndetse kandi bubura ibitabo bafata amakaramu barandika, nuko batangira kugira bati se nyuma yo gutandukana na Zaba noneho ubonye umukunzi mushya, ese koko uyu nguyu wabonye ari ugukwiye? Abantu benshi baratangaye icyo gihe ndetse kandi batungurwa no kubona nyine Linda Prey agiye gukunda n'umusore nyine uri hasi cyangwa se utari umustari kandi rwose asize Zaba umukire tuzi cyangwa se umujejeta faranga tuzi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu benshi icyo gihe byarabatangaje, inkuru zirandikwa abantu bazivomamo amafaranga kandi rwose kubera akantu gatoya cyane ko kuvuga ngo today I'm in love, uyu munsi ndi mu rukundo, ubanze ahari noneho narabonye umugabo cyangwa se narahisemo uwumwe. Nyuma y'uko rero Linda Prey abantu benshi bamwihaye yakomeje kugenda agaragaza yuko rwose ibyo bazavuga byose ibyo bazakora byose adateze kumurika cyangwa se adateze gutakaza urukundo rwiwe. Si ibyo gusa kandi Linda Prey yagiriye inama abakobwa, yaragize ati ngewe ikintu
ikintu cyamfashe kubona umugabo mwiza ndetse kandi umugabo nishimira. Ati kera nigeze gufata agenda yanjye ndangije nandikamo ibintu byose bigomba kuba biranga umuntu uzantwara cyangwa se umuntu uzambera umugabo, niteye ku kintu abantu bazavuga cyangwa se niteye ku byo abantu bazavuga cyangwa se ku byo nyine bazangaragariza nyuma y'uko umaze kwerekana uwo nahisemo. Ati kandi njyewe rwose umugabo nahisemo ibyo nifuzaga byose cyangwa se ibyo nasengeye byose naje gusanga afite 80%. Niyo mpamvu rero ibyo muzavuga byose, ibyo muzakora byose ntabwo rwose nize kumirika kubera yuko muri agenda yanjye ibyo nifuzaga byose arabifite ndetse kandi biramuranga. Ndabizi neza rutangiye ko bose Iva nibihe bintu Linda Priya yari yaranditse muri agenda yiwe cyangwa se nibihe bintu nyine yari yaranditse kugira ngo najya guhitamo umugabo naba byujuje azamutsindire, yaba ari umukene yaba ari umukire uko yaba ameze kose, ibyo bazavuga byose nyine akavuga ati uyu niwe wanjye, uyu niwe nashakaga mu buzima bwanjye. Linda Priya muri agenda yiwe yanditsemo amagambo agira ati niba uri umukobwa nawe uyanuma ahantu cyangwa se uze kuyandika ahantu, nuza kumva nyine nawe wifuza umugabo umeze gutyo, nuramuka umuguyeho gatoya ntuzigere uzuyaza utiteye ku byo abantu bazavuga, utiteye nyine ku bantu bose bazaguca intege. Ikintu cya mbere yanditsemo yaragize ati nifuza umugabo wubaha Imana ndetse kandi usenga. Icya kabiri yandikamo ati nifuza umugabo kandi utanywa inzoga cyangwa se utagendera mu bigari. Icya gatatu arongera arandika ati kandi nifuza cyane umugabo uri romantike uzanyereka urukundo ndetse kandi utazita ku magambo abantu bazavuga igihe nyine urukundo rwacu rwatangiye kuzamwo ibibazo. Arongera arandika ati kandi rwose nifuza umugabo uzi kwita ku bantu ndetse kandi uri sociable muri societe kandi nyine akaba agira ibiki, akaba yiyubaha cyane. Nuko Linda Priya ngo wase yashyizeho akadomo aragira ati uyu nimubona sinzigira na gato nzuyaza niteye ku byo abantu bazavuga bamukunda batamukunda, njyewe rwose uyu niwe mugabo nshaka ndetse kandi niwe nzasengera umunsi ku munsi. Nuko agira gutya rero abaguye kuri Irenge Christian aravuga ati ahari noneho igihe nabereye, igihe nirukanye mu rukundo ubanze ahari inkweto yabonye yayo cyangwa se noneho ahari ndi mu rukundo byanyabyo cyangwa se namaze kubona uwo nasengeye, namaze kubona uwanjye, niteye ku byo abantu bazavuga rwose ngiye kumujaburamo hakiri kare. Nuko Linda Priya akimara kumenyana n'uwo musore ngo yaramukunze ndetse kandi amwereka urukundo, amwereka yuko nyine ari we yahoze asengera, nubwo abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda nyine batabanje kubyumva cyangwa se batigeze babasha kubyakira, ariko byaratinze bishyira kera noneho baza kubyumva kubera yuko icyo umutima ushaka amata aguranwa itabi. Byaje kurangira uwo twitaga Zaba tumuguranye uwo twita Irenge Christian. Ubu ngubu uyu munsi ni wamutsinditse kandi ni wamwambitse impeta ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2025. Yaje guhamya neza noneho yuko yamaze kumutsindira amwambika impeta y'akaramata. Nyuma y'ibyo byose rwose ubu ngubu baje kubana nk'umugore n'umugabo. Noneho baje gutangaza icyatumye urukundo rwabo rukomera cyangwa se ikintu cyatumye nyine babana ndetse kandi urukundo rwabo rukagira ku ntego. Uri kwibaza ute noneho ni ikihe kintu cyatumye urukundo rwabo rukomera? Ku ruhande rw'umuhungu yaragize ati njyewe ikintu cyatumye umukobwa nkunda ndetse kandi akanyumvamo agatangira no kungirira icyizere, nitandukanyije n'imitekerereze y'abasore bose bakunze kugira. Kose ku ruhande rwawe ese ni ihe mitekerereze abasore benshi dukunze kugira ikaba yakangiza urukundo cyangwa se ikaba yatuma abakobwa baturika cyangwa se bakatuzinukwa burundu? Irenge Christian yaragize ati njyewe nyine na Linda Christian ntabwo nigeze nyinisha na rimwe kuba namwinjiza mu cyumba cyanjye cyangwa se kuba namwereka ko nyine muri makeya mushakaho sex nyine nifuza yuko twaryamana. Ibyo byose narabyirengagije kandi yari umukobwa mwiza uteye neza, yego namugiraga ingirari nk'abandi bantu basanzwe, ariko narabyirinze ndetse kandi rwose mbigendera kure. Ibyo byatumye angirira icyizere, arankunda ndetse kandi nyine amfata nk'umuntu utandukanye n'abandi. Ku ruhande rwa Linda Priya we rero agira ati ikintu cyatumye nyine urukundo rwacu rukomera kenshi, nanjye ntabwo nigeze nifuza yuko twahurira ahantu hatwenyine, nageragezaga uburyo bwose bushoboka kugira ngo duhurire mu bantu benshi. Rero niba uri umukobwa cyangwa se niba uri umusore urumva baguciriye ku mayange nyine ikintu cyatumye urukundo rwabo rukomera. Niba uzi neza uko ugirirare, niba uzi neza yuko ujya ubona umukunzi nyine ukumva wifuje yuko mwaryamana, ibyo birashoboka cyane yuko wabyirengagiza ukabyima amaso nyine ukajya umubona gutyo, ariko rwose bigatuma urukundo rwanyu rukomera cyangwa se ruzagera ku ntego. Dore amwe amagambo rero akomeye cyane uyu musore witwa Irenge Christian akunze kubwira umugore wiwe, akunze kugira ati this is my wife, uyu ni umugore wanjye, ndamukunda ndetse kandi ndamwishimira, sinzamubabaza nzamutetesha, nzamukunda akaramata. Ikindi cya kabiri, ibyo muzavuga byose, ibyo tuzacamo byose ntabwo nzigera mureka, nzamukunda mumukunda cyangwa se mutamukunda, ibyo muzagerageza byose nzagumana nawe akaramata. Ikindi cya kabiri, nzatuma yishima, nzatuma ahora aseka kubera yuko
yanyohereje ubuzima, ikindi yankunze ntacyo mfite, anyitaho ntacyo mfite, anyitaho abantu bamvuga nabi banseka, ariko arakomeza amereza agaciro. Ati se ni ikihe kintu cyatuma nkureka my sweetheart my love? Nanjye nk'umuntu mukuru ndagira ni nanjye rwose ndabona Linda Priya ari kubyibuha, ariko icyo mwifuriza aka kanya Imana izamuhereze ihungu nakubwa ikindi cya kabiri, izamwubakire urugo, izamuhe umugisha, izamuhe buri kintu cyose yifuza kugeraho. Akandi kabona babwira couple yabo turayikunda. Nanjye nakubwira ni niba couple yabo uyikunda uze kwandika hasi muri comment uti Imana izabubakire, izabaho umugisha, cyangwa se wandike uti couple yanyu turayikunda ndetse kandi turayishimira rwose.